Uyego shari. Oya nukuri urabizi ko ikintu cyambere nakubwiye ku mutima wanjye wose. Nakubwiye ko natazakubabaza kwisi no mwijuru ndetse no mu kuzimu. Do ndagapfisha umuntu ndi mbere mideni. Akakanje nako. No. Umva ngo inzase suyize. Uramanuka utambike uhita uterera gato ku giti cy'umuvumo cyavoka umanuke uretse wagera nta kibazo ndabona akonye ku rugo neza ndi ku gipangu sawa sheri ariko se ibintu noneho ni ibiki byo mbona tutse mvugana n'umuntu kumbe wanavuganaga nawe ni igini sumu no nuko nahangaha nuko no mu rugo nizeye ko nawe wambuye abawe mba nibaza ibintu kabisa kandi ubusanga njye nibaza ibintu byinshi ujyana nk'ibisiga byirwa byishimye inyoni zishimye ibiki byose byishimye usa nanjye mba nishimye mwana ndara kabisa se wacu bariho mba nibaza ibintu kabisa kandi ubusanga njye nibaza ibintu byinshi ujyana nk'ibisiga byirwa byishimye inyoni zishimye ibiki byose byishimye usa nanjye mba nishimye mwana ndara kabisa Sinta mukomere yego bimeze neza n'ukuri uramagaritse se ugira ngo mbwire yuko bitandeba oya mawe jana ukuri mba nibere ku kawifi k'ubuntu nese wifi yashushe ibaho iri ni ikoranabuhanga ryaje ndi ko ikoranabuhanga ry'iwanyu no wasanga nuko rikora njye simbizi da yego aho ngaho se niho wifi yayikorera honyine ndumva ko ari kanazimya ariko oya ni sonore ngaho banza witabe utari kutazongera kumagaritsa nta kibazo urakoze ubuzima rwose mbayeho ntabwo ari bwiza ndebera nawe imbeba inyoni ihene ingurube inka injangwe ingurube zose zibayeho neza gusa nanjye ubuzima ni bubi ariko sha reka kwirengagiza sinarenganye n'iwacu gusa ngewe koko ukuri niba nari mu buyobe ndimo hagati na hagati ariko nabwo ibi bintu baguhinduka ndebera nawe uzi ko hari igihe dupfirana sha n'imbeba igiye kwirira sha kugiye kubona iposho bikaba ngombwa nzabisaze ngende nguruka ako ngiye nguruka jye naharukira mu ijuru Katriya none nashaka kise ni wabona ari iwacu shushu be gusa arambaza iki koko se mwiteke mwihorere oya nako kabwite karame amakuru se nukuri nawe ndagukumbuye oya ntabwo ndi hafi ngo urabizi ko akazi banyirukanye byarangiye si ubizi ejo bundi nkuhamagara ngo banyibye televiziyo ntabwo wabyumvise oya yo ntabwo bayinyweye matora irahari rwose oya ibyo byo birahari ikintu banyibye cyanambabaje ni televiziyo nari ifite ariko byarambabaje cyane oya nari biceri oya kubona naho ntabwo bikunda rwose kuko ubu ngubu ndakeka ko bamaze
bamaze kumpa bamuga sizeri zuzuye neza. Haraho ngiye. Ibiki se bikunda ibiki biba nabi? Biraba nabi se kubera iki kuzi ko? Ibyo nakoze. Yesu. Urabizi ko kwabijyanye inama ariko umva nkubwire we tuzi ushyira umutima hamwe. Oya gabanya umujinya gabanya umujinya mbabarira kuko nanjye iyo nza kugira umujinya w'abantu banyibye naye kwafata basa ngatamba sonyorera hasi. Nta kintu umenye naribi byose biri mu kabati neza ndani byombo byose memo neza byombo byose byo barabisize nta kibazo. Oya igipangu nuyeho nubwo hariho sekretari yasinziriye no abajuru bujya baje mani urumva barinje binjira mu gipangu baranyiba baranje kunyiba nabo bumvi baranyikanze baranyikanze se ko numva ufite umujinya sheri uyego sheri. Oya nukuri urabizi ko ikintu cyambere nakubwiye ku mutima wanjye wose nakubwiye ko natazakubabaza kwisi no mu ijuru ndetse no mu kuzimu. Do ndagapfisha umuntu ndi mbere mideni aka kanya nabwo wumva ngo inzase suyize uramanuka utambike uhita uterera gato ku giti cy'umuvumo cyavoka umanuke urahita wagera nta kibazo. Ndabona kubonye ku rugo neza ndi ku gipangu. Sawa sheri. Sheri none se mbwira nukuri. Akareti ka cyayi kishyushyu. Okay nta kibazo reka mutekera akareti kandi usanga n'amazi nashize mu teremusi nta kibazo ashyushyu to basibye shushu be. Sawa nanjye ndi mu rugo humura. Sawa nagure bumbure. Sawa. ndamubonera ndamubona ubundi se kino cyaro bari mu cyaro cyane kujyagwa kandi icyo yambwiye kumusangaho. Alo none se sheri ko nahageze ko ntari kukureba aho wambwiye kandi kari hone kuri cya giti cy'avoka niho mpagaze na wa muvumo. Alo wa muvumo ndahageze na cya giti cy'avocado uri hehe ko ntari kubona. Ndakubonye ariko se ibintu noneho ni ibiki byo mbona tutse mvugana n'umuntu kumbona avuganaga nawe ni igini sumu. Sheri biteze wihacaho ku rugo munuko nahangaha rwose naha nukuri sheri gwino nukuri yo ni mu rugo nukuri uba hani huba no mu rugo je hano ntago nahicara. Sheri ukabifate gutyo sheri nukefete gutyo. Oya sheri ntago nahicara aho ntago nahicara nta nubwo nkusuhuza kanigendere. None se cyayi ni n'amazi ari muri teremusi biri hehe ko ntabireba. No. Nyereke wambwiye ko usanga wandekeye wambwiye ko usanga amazi ari muri teremusi sanze icyayi cyahiye kiri hehe. Mwuzana agatebe wicara. Ngiye hano ntago nahicara aha ngaha ntago ushobora kuhicara rwose umva jewe ndagiye nawe. Serge ubaye none sheri. Reka nta nubwo nakwicara hano. Ariko sheri uburagiye koko sheri. Agiye usabona nayicaye. None se ubwo aho nazo. Usigisire nicara shasha.